kigeze abwira umwami ati niba ngutonyeho nkugiriyeho umugisha kiza agahanga kanjye n'akabene wacu. Bibiliya avuga ngo umwami yishima mu mutwe, arabaza ngo umwami kazi site ninde uhangaye kukugirira nabi uwo mugome iyo haduye ni ijambo giswahili bivuze umwanzi avuye hehe? Umwanzi wacu ntabwo ari kure n'uyu mugabo, uyu mugendana niwe ugiye kundimburana na bene wacu. Bibiliya avuga ngo umwami akomeza kwishima mu mutwe, ava mu nzu y'ibirori asohoka mu karima k'ibwami, nkuko twajya muri jaride hano haruguru wirangara, nkuko twajya muri jaride. Esiteri ati ndarikoze. Esiteri aranyonyomba ajya ku gisasiro cyangwa ku buriri araryama. Hamani asigara akanuye amaso muri saramanje. Hamani ati nintirwanaho umwami yamaramaje kungira nabi aranyica, reka nijajabire nisabira imbabazi. Mwabagabo mwe munyumvishije, Hamani akora ikosa, arenga saramanje, arenga korodoro, avogera icyumba cy'umugabo n'umugore, tubiziranyeho ko kizira kikaziririzwa. Iryo ni ikosa rya mbere. Ikosa rya kabiri, apfukama ku buriri bw'umwamikazi. Ikosa rya gatatu, mureba aha ngaha, arambura ukuboko kwe atangira gukomanga ibibero by'umugore atakuye. Arimo gukomanga ibibero by'umugore w'abandi. Umwami barinjiye asanga Hamani arimo gukomanga ibibero by'umugore we. Umwami agira ngo Hamani arimo gutereta, ahita abaza ngo ariko Hama ibintu bavuga nibyo? Witwa Morodekayi, wahishe imigambi y'abagizi ba nabi babiri bashatse kwica umwami Ahasuwerusi. Umwami ati hagarara, hagarara, hagarara. Uko mwasomaga ibitotsi byazaga, none rero subiramo witonze. Hariho umuntu wo mu rubyaro rw'Abayuda witwa Morodekayi, wahishuye imigambi y'abagizi ba nabi babiri bashatse kwica umwami Ahasuwerusi. Umwami ati hagarara. Numvisha umuntu wandwanyeho, numvisha umuntu wampagazeho, agatuma batanyica, biba byararangiye, none agatima karacyatera. None watumye agatima kagitera, hari ishimwe, hari icyubahiro yahawe, bamushimira ibyo yakoze. Ati ntacyo yahawe, aracyahagaze ku irembo. Niba ntacyo yahawe, ninde uri mu rugo? Hari akabazo. Niba ntacyo yahawe, ninde uri mu rugo? Barebye basanga Hamani niwe uhari. Kumbi Hamani. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Umva kuri Gasave, ndi umugabo ufite umudamu ndetse n'abana, ndi umwe mu badiyakoni bagize itorero ry'Abatsinda, nkaba n'umwe mu bayobora icyumba cy'amasengesho kiba kuwa gatanu. Iyo naje kuwa gatanu rero mba nasize bagenzi banjye bahansigariye, nanjye nkanyaruka nkagenda, kuko ngo akanyoni katagurutse nikamenya. Tubashimira ikaze muduhaye rero, natwe tubifuje ikaze mu bwami bw'Imana. Dufite intashyo, abera b'Imana barabatashya, abazakira Imana baho umugisha. Ku bantu tuziranye murabizi ko iyo munyekije mbasabira umugisha, amavuta mbasanganye angereho, ayo mvanye batsindagira ate unyekije Imana baho umugisha. Haleluya. Iyo nasize iteraniro ry'iwacu nkaza aha, bivuze ngo mba mbakunda. Nanjye iyo ngize umugisha, iyo ngize umugisha mushumba wanyu akampamagara, nanjye mba mbyungukiyemo. Haleluya. Akampamagara nta ruhare mbigizemo, ntagombye gutereta ngo mbese nzaze kubwiriza, nkumva telefone ya Kacyiru ampamaga, n'uwo ni umugi, unyikije Imana muhe umugi. Haleluya. Maze kumenya ko nzaza aha, nasenze Imana, ninginga Imana, mpendahenda Imana, ndayihendahenda, ndayihendahenda. Imana impa ijambo mbazanira, Imana impa ijambo. Nkomeza kurwana n'umutima nvuga ngo kuki iri jambo urizanye, kuki ugaruye iri jambo. Imana irambwira ngo nubwo wacishijeyo ari muri nibature, hari abatarateranye nibature. Nabonyemo n'abamerediye, ariko haleluya. Irambwira ngo genda uyabambwirire, kandi mu kintu dukunda hadukunda ijambo. Abakunzi b'ijambo ry'Imana, haleluya. Ijambo tugiye kuganira rifite intego ivuga ngo kwirwanaho. Mu masengesho no kwirwanaho, ndabona umuntu utabyumva. Mu masengesho nta uzira undi, buri wese ari iyi. Très bien, good. Buri wese ari iyi
n'uwagiye ku kazi arihemberwa ntabwo araguha. Noneho kuko waje mu masengesho irwaneho. Mu yandi magambo, mu masengesho ni ukwirwa. Ubyumvishe Imana mumpera umugisha. Esteri, igitabo cya Esteri. Jacques irwaneho. Igitabo cya Esteri, igice cya 7 umurongo w'9. Aya magambo yongeye yanyoheye. Igitabo cya Esteri, igice cya 7 umurongo w'9. Ihuta uhagere twumve icyo Imana ivugana natwe. Kandi Imana dufite ibihe byiza ahantu Imana yaduhaye. Igitabo cya Esteri igice cya 7 umurongo w'9 haravuze ngo maze haribona, harigize ite? Haribona umwe mu nkone zakweraga umwami, aravuga ati ndetse mu rugo rwa Hamani hashinze igiti kirekire cya mikono 50. Hamani yiteguriye kumanikaho Morodekayi, kandi ariwe wavuze ibyagiriye umwami neza. Umwami arategeka ati aba ari cyo mumanikaho. Dusubiremo, maze haribona, haribona, haribona. Uko byagenda kose haribona. Maze haribona umwe mu nkone zakweraga umwami, aravuga ati ndetse mu rugo rwa Hamani hashinze igiti kirekire cya mikono 50. Hamani yiteguriye kumanikaho Morodekayi, kandi ariwe wavuze ibyagiriye umwami neza. Umwami arategeka ati aba ari cyo mumanikaho. Igice cy'9 umurongo wa 16 ayaho gusa. Igice cy'9 16 gusa. Kandi abandi bayuda bo mu bihugu by'umwami baraterana birwanaho. Amen. Kandi abandi bayuda bo mu bihugu by'umwami baraterana bagira bate? Unyekije Imana muhumugisha n'iri jambo. Mu mpamaso tuganira ijambo. Tugiye kuganirira ijambo rifite intego ivuga ngo kwirwanaho. Abaje kwirwanaho, haleluya. Nari mbasabye mu mpamaso tuganirira ijambo n'ukuri kw'Imana. Haleluya, haleluya. Gahunda ni ukwirwa naho. Mpagurutse ndirimba ikorasi ivuga ngo gusenga ni byiza. Harimo amahoro, harimo amavuta, kandi bihembura itore. Gusenga, gusenga, gusenga ni umushinga udahomba. Uhabwa umishama y'ibyumvishije. Nta usenga akina. Aya masengesho ni mureke tuyadepe. Wowe wabyumvishije, tudepe icyo bita amasengesho. Arabikika, agira umumaro none n'igihe kizaza. Turebye ndafashijwe. Amasengesho ni umutungo wimukanwa. Ayo mwasenze imeredi umwayimukanya ahangaha ni umutungo wimukanwa. Amasengesho agira umumaro none n'igihe kizaza. Ndeba wikubika umutwe, reba ahangaha tuvuga Imana. Nzanye ijambo ryitwa kwirwa naho. Kandi iyo wirwanyeho uhura n'umugabo witwa Haribona. Haribona iyo muhuye azinga amateka ashaje, akazingura amateka. Turebye gudu muhanyikirije muhabwe umugisha. Nzanye ubuhanuzi twirwaneho. Haleluya, haleluya, haleluya. Gahunda ni ugushora icyo bita amavi. Kuyatombe Mungu, kuya dusenge biremera, birakora, birakora. Amasengesho arabikika, arabikika. Cyakora icyo nkosoro gito ntabwo atanga umubyizi, ariko azana icyo bita umusaruro. Abasenze bakana umusaruro. Haleluya. Ni muyadepe rero. Natangaye mwarimu avuga ngo bafite yitatu mu kwa gatandatu. None Imana yantumye ngo mbabwire ngo muyadepe. Mudepe icyo bita amasengesho. Ndabona umuntu utabyumva, ariko niwe ho wizanye. Nkuciriye umugani uvuga ngo nta nyanda kukayibabasha. Ni wowe uzi icyakuzanya aha. Ntari sindwaye mumva nsimvuga neza, ariko nanjye nta nyanda kukayibabasha. Abaje mu masengesho, haleluya. Mu gitabo dusomye cya Esiteri, bahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Mundebe, mundebe. Mu gitabo dusomye cya Esiteri tubonamo abantu batandukanye. Tukumva umwami witwa Nebukadinezari, tukumva bitwa ba Hamani, tukumva ama Esiteri, tukumva witwa Hatachi, tukumva witwa Morodekayi, ariko mbonyemo n'undi mushyashya witwa Haribona. Ndamubonye muri Bibiliya yanjye.
bene wacu ba Kacyiru ndamubonye witwa Haribona. Bayumbe, ndamubonye witwa Haribona. Ndamubonye. Ariko ababyeyi bita neza. Nzayo ndi namwita Haribona. Kandi ndamubyara ndacyari mujene ngewe. Haleluya. Umwami witwa Nebukadinezari yateye Israheli arabatera. Mu rugamba cyangwa mu ntambara habamo abapfa, hakabamo abakira, hakabamo abakomereka, nabo bafata amateka. Byo mvuga ndabizi. Arabashimuta. Mu bantu Nebukadinezari yajyanye abayuda gusa. Nkuko watwara abanyamasengesho, abaza muri misa ukabihorera, ariko abanyamasengesho ukabatwara. Yitwarira abayuda, abagejeje arabatatanya. Za Babuloni, za Irani, higiye hose arabatatanya. Mu bihugu 127 amaze kubatatanya aratanga. Hagenda haza abami basimburana. Nabo bagenda batanga. Haza undi mwami nawe arayoboye. Ariwe mutware cyangwa umugabo wa Vashiti. Nawe arayoboye. Imana iguha umugisha. Yitwa Yesuwerusi. Nawe arayoboye. Ku ngoma yitwa Yesuwerusi hari umugabo witwa Hamani. Yarakaza. Uyu mugabo yarakaza ati iyo yatambukaga bose barapfukamaga. Umuntu bapfukamira abakomeye. Ntago mu byumva ko byubisha bari bumuhera umugisha. Yaratambukaga bose bakibwiriza chini ya ulinzi hasa aho ngaho. Mu bayuda banyazwe hari wagiriwe icyizere aratoranywa. Atoranyizwa bara ku marembo ya hehe y'ibwami Morodekayi. Abantu benshi bazi ko Morodekayi muzamu ngibwami nukuri kw'Imana nta muzamu ugera ibwami. N'inkoni na bote zihomye n'ikiringiti mwizo sagiye ku irondo haba abakomando. Ibyo mvuga ngenda bizi nta munyeza mu bibwami. Ariko haleluya. Nawe ntabwo yari yoroshe, arahageza arahakoze. Yari mu kazi ke, Hamani atambutse, abari kumwe na Morodekayi bose chini hasi. Morodekayi arahagarara. Bagenza ati Morodekayi kudapfukamye. Pfukamira iki se? Ntabwo ubona bose se? Iyo atambutse asa barapfukama ati ko ntabimenyereye, ko namenyeye gupfukamira iriye. Abayumbe namwe mujya mwikiriza. Namenye gupfukamira Imana yo mu ijuru. Ntago pfukamira umuntu. Kandi wagahunguwe ubu burokore bwa ubu buperi uzanya. Hano ntabwo bukora. Ti nubwo ubwanyu bupeni budakora ubwanje burako. Uko atambutse bagapfukama ntapfukama. Bibiliya avuga kugeza igihe Hamani abone ko Morodekayi atamupfukamiye. Arangije ararakara. Agambira kuzica abayuda bose. Nyirabayazana ninde? Ni Morodekayi. Iyo Morodekayi apfukama ntacyo abayuda bari kuba. None yasuzuguye yanze gupfukama, azaniye sosiyete yose y'abayuda akaga. Hamani wasanga umwami Ahasuwerusi aramubwira ngo hari ubwoko bw'abayuda bwatataniye inaha. N'abantu baje kera batatanira inaha, n'abantu basuzugura, n'amategeko yacu y'igihugu ntago bayitaho. Umva ashaka dosiye. Ubwo bwoko uwashyiraho itegeko rivuga ko aho umuyuda aherereye ni ugupfa. Njyewe Hamani hari umubare w'impiya nzatanga ujya mu biko bw'ibwami, ariko abayuda bapfe. Umwami yumva ahari aravuga ngo ndabyemeye, itegeko ndarisinye, abayuda aho baherereye ni gahunda babice. Ariko Hamani impiya zawe uzigumanire. Umva impapuro barazishaka, ariko bazishaka Imana ireba. Imana iguha umugisha. Bashaka abasekreteri barazandika, ariko Imana ireba. Umwami arasinya ireba. N'ikimenyetso cy'impeta nakashijyaho. Bazohereza mu bihugu hose zigerayo. Aho umuyuda aherereye zigerayo. Zimaze koherezwa, Bibiliya avuga ngo Morodekayi amenya ibibaye, ashishimura imyambaro. Nicyo twakoze. Yambara icyo bita ibigunira.
ntabwo twese turi abashomeri, ntabwo twese twaje gushaka ibyo kurya, oya, ahubwo twaje kubika amasengesho, kuko twamenye ko abicika. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Ibyo yaduhaye twaje kubirindisha amasengesho. Imana iguha umugisha. Abana banjye nje kubarindisha amasengesho. Umugore Imana yampaye kurindisha amasengesho. Ariko haleluya, cya gipanga Imana yampaye nje kukirindisha amasengesho. Abari ukubyumva haleluya, abari ukubyumva nanone haleluya. Moridekayi yambara ibigunira, yiyoreraho n'ivu, kandi abikorera ku marembo y'ibwami ahantu bita Shishani. Bibiliya avuga ngo witwa Hataki ngo babibonye ariruka asanga Esiteri, aramubwira ngo Moridekayi ari ku marembo y'umurwa kandi yambaye ibigunira. Moridekayi abwira Hataki ngo subirayo ugere ugwize Esiteri yuko icyatumye atoranywa akaba umwamikazi muri iki gihugu, akaba umwamikazi ari impunzi, ari umurefije, ari umukimbizi, kwari ukugira ngo agire umumaro mu gihe gisa nk'iki. Ariko niyicecekera nta kizatuma abayuda badataba bakoroherwa bivuye ku bandi. Ariko we n'inzu ya so tayari muzari ngo ubutumwa Hataki abubwira Esiteri. Esiteri ngo abyumvishije abwira Hataki ngo subira kuri Moridekayi ugende umumbwirire ashakira abayuda, ashakira abayuda. Nicyo mwakoze rero, ashakira abayuda. Ibiryo mubireke, umuceri muwureke, kawunga muwureke, ibinyamunyo byaguze makeya mubyihorere, ibyihorere. Mufata amasengesho, mufata amahombi, musenge kandi muzafata 3. Uko kwasoza nanjye nzaguka nambaye imyenda y'ubwamikazi, nzahaguruka nirengagije itegeko ryatowe. Nubwo itegeko yo mategeko nshinga nzagirengagiza, niba ari ugupfa nzagende pfe. Moridekayi bambwiye ko ari ugusenga, gusenga ndabishoboye n'ibyo biryo byanjye. Moridekayi ashora ivi, ntawe usenga akina. Moridekayi ahamagara Imana kandi ntihasenga wenyine, atanga itangazo. Abayuda baraza bahamagara Imana, barabwira ati wa Mana we, reba uko bimeze, impapuro zanditswe, gahunda ni ukutumanika bakatwica. None twarebye mu bantu, twabonye abantu ntacyo batumarira. Niwe tuje kubwira ibyacu, ni Imana yumva, ni Imana ireba, niwe tuje kubwira ibyacu. Ayiwe haleluya. Umunsi wa mbere urasozwa, wa kabiri barasozwa. Ku munsi wa gatatu bibavuga Esiteri yambara imyenda y'ubwamikazi, ahaguruka yirengagije itegeko, ajya ibwami. Ataragerayo neza ku irembo neza, naravuze ntabwo nzivuga. Nicyo usaba ngo ugihabwe, niyo cyaba 1/2 cy'igihugu urayobora hariya, nyobore hariya. Ariko mbwira ikiri ku mutima wawe. Ese wa mugore udahubuka, babye ntimugahubuke, ushobora guhubuka ingumi, ntugahubuke, ugenda gakeya. Niba ngutonyeho nkugiriyeho umugisha, ndongenda gutumiye ejo uzagaruke mu kirori, uzazanira Hamani ikiri ku mutima wanjye, nzakikubwira. Bibiliya avuga ngo Hamani atahiwe agenda anezerewe, atumira inshuti ze n'umugore witwa Zelenski, arabaganirira, ababwiye ukuntu atunze agatunganirwa, ababwiye ukuntu afite icyubahiro. Aravuga ngo nta n'undi wundi umwamikazi Esiteri yakundiye kujyana n'umwami mu nkera ni njyewe. Ubu tuvuyeyo twariye twaboye, urabona ko amabondo ameze neza, n'ejo tuzasubirayo. Ariko ibyo byose ntacyo bimariye. Nibona ka gahungu kitwa Moridekayi ku irembo hariya. Bibiliya avuga ngo inshuti ze n'umugore we bamugira inama ngo niba ejo uzasubirayo, bashatse igiti cya mikono 50 bakagisongora bakagishyira hariya. Mu gitondo ukavugana n'umwami, akaguha ako gahungu ukagatunga kuri icyo giti, ukajya mu kirori unezerewe. Bibiliya avuga ngo iyo nama Hamani arayishima. Bashaka igiti ariko bagishaka Imana ireba. Ndafashijwe nanone. Bashaka basongora ariko babashaka Imana ye. Ndaguhanuriye, nibashaka basongora ibitimaganini, nta munyamumaro upfa mbere yo gupfa. Nibashaka basongora 5, nibashaka baraguze hehe, nta munyamumaro upfa mbere yo gupfa. Ababyumvisha mutanga abandi mutere haleluya. Giti baragisongora baragishinga. Ngeze ku gice cya 6 umurongo wa mbere, iryo joro rishinze umwami abura ibitotsi.
kandi umwami yajyaga asinzira. None abuze iki? Ibitotsi. Impamvu abuze ibitotsi ni ukubera iki? Hari igiti bashinze. Umwami yibambura ku gisasiro cyangwa arabyuka ahamagara ibyegera, nabuze ibitotsi, namwe nimubyuke nimushake icyatuma asinzira. Baba ngo kugira ngo umwami asinzire, abacuranzi nibacurange. Basizemo umuziki n'ibitotsi yarasiganye byose biragenda. Umwami ati bireke, nimushake ibintu byatuma asinzira. Bazana igitabo cy'ubucurabwenge, igitabo cy'amateka. Ndafashijwe nanone, igitabo bakirambura imbere y'umwami. Umusomyi mwiza agera ku nkuru ivuga ngo hariho umuntu wo mu rubyaro rw'Abayuda witwa Morodekayi, wahishe imigambi y'abagizi ba nabi babiri bashatse kwica umwami Ahasuwerusi. Umwami ati hagarara. Uko mwasomaga ibitotsi byazaga. None rero subiramo witonze. Hariho umuntu wo mu rubyaro rw'Abayuda witwa Morodekayi, wahishuye imigambi y'abagizi ba nabi babiri bashatse kwica umwami Ahasuwerusi. Umwami ati hagarara. Numvisha umuntu wandwanyeho, numvisha umuntu wampagazeho, agatuma batanyica. Biba byararangiye, none agatima karacyatera. None watumye agatima kagitera. Hari ishimwe, hari icyubahiro yahawe, bamushimira ibyo yakoze. Ati ntacyo yahawe, aracyahagaze ku irembo. Niba ntacyo yahawe, ninde uri mu rugo? Hari akabazo. Niba ntacyo yahawe, ninde uri mu rugo? Barebye basanga Hamani niwe uhari. Kumbi Hamani ahageze, Imana yahamutanze. Niyo mpamvu cyagihe bakuroze ntupfe, bakuroze ufite nza. Niyo mpamvu cyagihe impanuka yaje ntiguhitane, impanuka yaje ufite nza. Turashimira Imana ihatanga ba Hamani. Niba mutananiwe nimukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu. Babwira umwami ati Hamani niwe uhari. Nimumubwire anyitabe. Hamani ageze imbere y'umwami. Umwami umubaza ngo Hama, umuntu umwami akunze kubaha mu bihugu byanjye yagenzerezwa ati? Hamani ubwibone buramufata. Haravuga ngo nta wundi muntu ujya wubaho usibye njyewe. Uwo muntu ndamumenya. Nibaza n'imyambaro umwami ajya yambara agiye mu minsi mikuru, bayambika umuntu umwami akunze kubaha. Kabiri, bafata impeta y'umwami bayambika umuntu umwami akunze kubaha. Gatatu, bafata ikamba ry'ubwami bayitambiriza uwo muntu umwami akunze kubaha. Kane, bashaka ifarashi iyo umwami ajya agenderaho agiye mu minsi mikuru, nibarangiza bayimwicazeho. Gatandatu, bongera bashaka undi muntu ukomeye mu gihugu ahangaha. Uwo muntu naboneka atambagize mu murwa, wa muntu wambaye imyenda y'umwami umwami yubaha, agenda avuga ngo uku niko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kubaha. Amaze kubivuga yibagirwa gushyiramo icyifuzo cyamuzinduye. Umwami abango mu bintu uvuze hatabuzemo na kimwe areka bikore wa Muyuda witwa Morodekayi, wa undi mbona ku irembo hariye. Ayo ni amasengesho, nimudepoza amasengesho. Bayumbe nimudepoza amasengesho. Arabikika, nimudepoza amasengesho, agira umumaro. None n'igihe kizaza amasengesho abikika. Bayumbe nimudepoza amasengesho, arabikika. Tera haleluya. Hamani agiye muri garderobe y'ibwami avanamo kositime ayambika umuntu yasongoreye urumambo. Mureba cyari igihe cyo gupfa, ariko iyo mwasenze atumye ukira. Hamani arayambara. Mureba amuterura akamwambika ikamba ry'ubwami. Mureba ubwo amuterura amutereka ku ifarashi. Murebe Hamani amutambagiza kapitali yose ngo rubanda rw'umwami. Uko niko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kubaha. Amasengesho sha, ayo ni amasengesho. Nimudepoza amasengesho, biremera. Wizana icyongereza ahangaha, depoza amasengesho. Ntabwo mubyumva, barabyumva. Nimudepoza amasengesho, birakunda, biremera. Zamura haleluya. Hamutambagiza, avuye kumutambagiza bavayo.
Morodekayi avanamo imyambaro n'ifarashi n'ikamba. Hamani abirometa aho yabikuye. Morodekayi agaruka ku irembo, ariko ahagaruka afite nza. Imana iguhumisha wabyumvishije. Agaruka ku irembo afite ijambo ryitwa nza. Bibiliya avuga ngo Hamani atahiwe yitwikira umwenda w'umukara mu mutwe, agihinguka mu rugo yamwaye yakozwe n'isoni. Umugore we n'inshuti ze baramubaza ngo ko wagiye unezerewe ukaba ugarutse wirabuye usa utyo byagenze ute? Ati nimusigeho, nahangaye udahangara. Abanyamasengesho ntabwo ari abo guhangarwa. Haleluya, haleluya. Wa muntu mwambwiye ngo songore igiti ntigerayo, Imana yabo yantanzeyo, ntaragira icyo mvuga. Umwami anaheze kumwambika amakositime, impeta y'umwami yayambaye, ikamba ry'ubwami, umva n'ifarashi ya bosi, namutambagije mu murwa. Mvuga ngo rubanda rw'umwami, uku niko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kubaha. Akivuga iryo jambo, umugore wa Hamani nababwiye ko yitwa Zelenski. Zelenski gahunda iramufata, dore umwuka wera. Mugabo wanjye Hamani, tega amatwi nguhanurire. Niba Morodekayi ari wo mu rubyaro rw'Abayuda, ukaba utangiye kugorora imbere, ukaba utangiye gupapa, wagize ubwoba, usiogope. No kumugwa imbere uzamugwa imbere. Ayo ni amasengesho. Ni mudepoza amasengesho. Ndabona mutabyumva ngaha. Mwebwe ni mudepe icyo bita amasengesho. Haleluya, haleluya. Amasengesho arabicika, Imana igikoramo ikagutabara bitewe nayo tuba twara depte. Haleluya. Isaha iragera, intumwa zibazinjira Hamani, zivuga ati umwami aravuze ngo isaha irageze, mugende mujye mu kirori. Hamani yagiye, bageze kwa Esiteri barariye baranyweye. Umwami tena arahaguruka, atunga inkoni Esiteri, naravuze ntabwo nzivuguruza. Niyo cyaba kimwe cya kabiri cy'igihugu ndakiguha, ariko mbwira ikiri ku mutima wawe. Esiteri wa mugore uvuga igihe cyageze. Uzi iyo cyageze mama? Aribwiriza akazana igitenge. Iyo cyageze aribwiriza akazana umufuka w'umuceri. Ntabwo mubyumva ndigera hepfo aha ngaha. Iyo igihe cyageze utagombye kwiguhataha. Igihe kikageramo kabyara. Igihe kikagera cyageze. Ye baba we, naya mazina yose urayitwa. Igihe cyageze. Igihe cyageze. Kuko cyageze abari gufashwa. Haleluya. Kuko igihe cya Esiteri cyo kuvuga kigeze, abwira umwami ati niba ngutonyeho nkugiriyeho umugisha, kiza agahanga kanjye n'akabene wacu. Bibiliya avuga ngo umwami yishima mu mutwe, arabaza ngo umwami kazi Esiteri ninde uhangaye kukugirira nabi? Uwo mugome iyo haduye ni ijambo ry'Igiswahili bivuze umwanzi. Avuye hehe? Umwanzi wacu ntabwo ari kure, n'uyu mugabo, uyu mugendana niwe ugiye kundimburana na bene wacu. Bibiliya avuga ngo umwami akomeza kwishima mu mutwe, ava mu nzu y'ibirori asohoka mu karima k'ibwami, nkuko twajya muri jaride hano haruguru wirangara, nkuko twajya muri jaride. Esiteri ati ndarikoze. Esiteri aranyonyomba ajya ku gisasiro cyangwa ku buriri araryama. Hamani asigara akanuye amaso muri saramanje. Hamani ati nintirwanaho umwami yamaramaje kungira nabi aranyica, reka nijajabire nisabira imbabazi. Mwabagabo mwe munyumvishije, Hamani akora ikosa, arenga saramanje, arenga korodoro, avogera icyumba cy'umugabo n'umugore, tubiziranyeho ko kizira kikaziririzwa. Iryo ni ikosa rya mbere. Ikosa rya kabiri, apfukama ku buriri bw'umwamikazi. Ikosa rya gatatu, mureba aha ngaha, arambura ukuboko kwe atangira gukomanga ibibero by'umugore atakuye. Arimo gukomanga ibibero by'umugore w'abandi. Umwami barinjiye asanga Hamani arimo gukomanga ibibero by'umugore we. Umwami agira ngo Hamani arimo gutereta, ahita abaza ngo ariko Hama, ibintu bavuga nibyo? Najyaga ngira ngo barakubeshyera, none uhangaye no kumufatiraho ndora. Dosiye babihinduyemo iyi gahunda yo ku ngufu, babihinduyemo iyi gahunda yo ku ngufu. Iri jambo umwami akirivuga, babahungu babagabo babibwami babandi babambaye ya ngofero
babyumvishije bahita binjira, barari ntakumirwa. Ngo bacinjira, Bibiliya avuga ngo bafata Hamani bamupfuka igitambaro mu maso. Ni igitambaro gitukura niko birivuga. Batitaye icyubahiro cye, batitaye titire ye, batitaye ko ajya atambuka bagapfukama, bamupfuka igitambaro. Ayo ni amasengesho sha. Haleluya! Ayo ni amasengesho. Bakimupfuka igitambaro, ngeze ahantu haryoshye. Bakimupfuka igitambaro, haza umuhungu witwa Haribona. Ndafashijwe. Haza uwitwa Haribona. Haza ndigire pingi. Haza uwitwa Haribona. Yewe bucucu we, haza uwitwa Haribona. Haribona papa, Haribona komera, Haribona bene, Haribona sha, Haribona, 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 Haribona we, Haribona mama. Nimukomere, nimukomere. Haza uwitwa Haribona. Hari Imana ibona ibyo bene wanyu batabonye, nshuti n'imiryango ntibabibone. Hari Imana ibona, hari Imana ibona uko byagenda kose. Hari Imana iba, Haribona sha. Komera, komera, ndafashijwe niyo nataha. Haribona, Haribona ko byagenda kose. Korari y'abamama nimukomere. Haribona yabahamagaye, irabizi, irabizi sha. Irareba, Imana irareba. Yemwe banyamase, Imana irareba. Kebuka mugenzi wawe, kebuka mugenzi wawe. Nushaka umuhobere umubwire ngo komera mu ijuru, hari Imana ibona. Muhobere mubwire ngo komera mu ijuru, Haribona. Komera mu ijuru, Haribona. Komera mu ijuru, Haribona. Nimushaka mutinde nikomeza kundeba, nawe muhanuriye mu izina rya Yesu. Mu ijuru hari Imana ibona, kandi iyo Mana ibona igizinga amateka, ikazingura amateka masha. Ni Imana ibona. Bantu mwasenze, hari Imana ibona. Imana irareba, Imana irareba, Imana irareba. Ababyumvishije nimutere haleluya. Hari Imana ibona. Mama komera, Haribona. Myaka wihanganye yarayibonye, yararebye. Mwarimu wanjye komera, Haribona. Mwarimu we komera, Haribona. Haribona ko byagenda kose, Haribona. Ubwo hari ibyo wabura ibisubizo, Haribona. Hari ibyagucanze, Haribona. Urimo kuyoboza Imana inzira, Haribona. Wabuze hepfo, wabuze ruguru, Haribona. Urimo kwibaza ngo usubire Rwamatamu, Haribona. Urimo kwibaza ngo usubire Kiramuruzi, Haribona. Urimo kwibaza ukuntu abana baziga, Haribona. Urimo kwibaza ukuntu uzabona inzu, Haribona. Urimo kwibaza ukuntu uzabaho, Haribona. Urimo kwibaza imyaka wize ukaba uri umushomeri, Haribona. Hari Imana ibona, hari Imana ibona, hari Imana ibona. Bantu bamerediye, hari Imana ibona, hari Imana ibona. Nubwo byagenze kwa kundi rukaba rwarasenywe, ariko hari Imana ibona. Iyi ibona rero izi nzira izabicishamo, izi nzira izabicishamo. Manu ibintu bikomeye, ariko izi nzira izabicishamo. Haribona. Haribona baraje. Komera. Urimo kwibaza ngo umaze imyaka myinshi warashatse wabuze urubyaro, Haribona. Nejo bundi mu Gashekero hari umugore wabyaye amaze imyaka 58, imuha batatu. Imuha batatu. Umugabo we n'umudiyakoni mu Gashekero ahangaha. Imuha batatu sha. Muri 25 byaranze, muri 30 biranga, muri 40 biranga, muri senkani biranga, senkani senke biranga, 5 n'umunani, 5 n'umunani biremera. Imukubita abana batatu. Ni umudiyakoni mu Gashekero. Manwe yamukubise batatu. Muri veriseke byaranze, muri taranti biranga, muri karanti biranga, senkati biranga, senkani seke biranga, senkani sisi biranga, senkati seti biranga, muri senkani witi biremera. Imukubita abana bangahe? Batatu. Tega amatwi. Muri siyanse ntibyemera, ariko hariya nimushaka mutunga urutoki. Muri siyanse ntibyemera, muri siyanse ntabwo byemera, ariko hariya abaganga muturimo mubyumve. Muri siyanse ntabwo mubyemera, ariko hariya biremera. Ni umudiyakoni wo mu Gashekero, mugende mumubaze. Byaremera. Afite batatu sha, afite ababebe batatu. Yababyariye umunsi umwe mu myaka 58. Aya makuru nta muntu uyazi. Uri ahangaha umuntu wabyumvishije. Aha, hano barimo mbonye nk'abane. Ni umudiyakoni mu Gashekero.
yarashatse byaranze impamvu akantu kaje umwuka mbwe ngo nkavuge hanemo abantu bajegeye maze imyaka 5 maze imyaka 8 maze imyaka 10 ati banza wapi ni 5 n'8 biremera ni 5 n'8 biremera hasi 42 na 43 mugezeho oya mu siyanse ntibyemera ariko hariya biremera mu izina rya Yesu. abari ugufashwa mutere haleluya. haribona ngo baraje haribona yari umujepe warindaga kwa Esteri kumbi haribona arareba haribona ngo baraje asanga Hamani bamwambitse igitambaro abwira umwami ati ndetse kwa Hamani hari igiti nahabonye gifite mikono 50 gisongoye impande zose. umwami maze haribona ati haribo wakibonye cyo ati nakibonye bitayari liko tayari basore fanya haraka cyokora murakiza ni mu mufate wa mugabo bapfukamira umuhungu umwe afata undi afata hari igihe umwana umwe afata undi agafata ukagenda amagwa adakora hasi ipane gahinduka ikabutura ntago mubizi ngiye byo mvuga ndabizi icyubahiro waruhiye kikabaho byoho byo kigataga shi. Aya nama sengesho mwirwanishe gusakuza ngo barabavuze ngo unese we kubavuga kuya tuombe Mungu shorive hago mumbe ko abavye barabyumva ni mushora amafi iyo ufashe ikibazo cyo ukakibwira muzehe muzaza kibwira mama kibwira uyu umubyeyi akizengutikane korari kizaguka gifite imbaraga kigukomeretse kandi ari wowe ubiteye shorive biremera kwiri gufata ubuzima bwo kumenyesha abantu bose ntacyo bazakumarira bazayivanamo indirimbo bagucurange kuya tuombe Mungu shorive birakunda iyo wirubwira abantu ibibazo ufite kandi wakwekana ibyo bafite ububwira hehe akabwira hoho akabwira aho hose shorive ngo ndaburaye ngo ni mu ndwaneho urinyanyagije uwigize agateba yora ivu shorive nubwo itagusubiza uyu munsi umwaka utahiza gusubiza cyokora ntabwo yatuma upfa izana ibice bita imiyaga ikagabanya icyo bita umusonga. shorive birakunda shorive biremera. abahungu bafata Hamani kubera amakuru haribona agize atanze umwami abaha briefing amabwiriza icyo giti ababwiye abari cyo mushyiraho ntago bamubambye nka Yesu abaheruka burushete murabyumva bakimushyiramo gwanisha amasengesho umugore we wamuhanuriye bamukurikijeho tega amatwi abana Hamani yabyaye babakurikijeho nimurwanishe gusenga hari uguhora kuwiteka ntago mubyumva barabyumva nimurwanisha amasengesho hari uguhora kuwiteka. Umva Bibiliya avuga ngo umuryango wa Hamani avuka n'abantu 50 bose mateka kuri cya giti. ijambo rya kabiri twasomye ryavuze ngo nuko abayuda baraterana birwanaho. zanye ijambo rivuga ngo nimwirwaneho ntago mubyumva zanye ijambo rivuga ngo nimwirwaneho mudepe icyo bita amasengesho kwirirwa muhamagara abantu ngo yewe mwarimu we ngo yewe pasito ngo dirijante we ngo diyako ngo ibibazo byabaye byinshi ngo sengera nawe arabifite shorive ntago mubyumva nimushore amavi shorive kandi ubwira wumva ntavunika imfubyi yumvira mu rusaku. yaravuze ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga niyo yaba didimanga ntabwo azagira ubwoba azafashwa no gusenga yasenge. niyo yaba 3 nta munyagara w'isengesho ubaho. niyo yaba 1 nushaka uzayisenga uryamye arabikika ntago mubyumva arabikika
mureka tuyadepe. Amasengesho twubakira ingo zigakomera mu gihe izindi zirimo imyaku n'imijegero. Amasengesho atugarura abagabo baducitse. Amasengesho atugarura abagore be baducitse. Amasengesho aduhera abana ubwenge. Amasengesho atuma biga nayo tutize. N'amasengesho umvane kandi amasengesho adutuza muri Kigali tukabaho nta kazi tugira, tukabyibuha, tugasa neza, ibikenewe byose tukabitunganya, n'ay'umutekano akishyurwa, n'ay'ibishingwa akishyurwa, n'ay'umusanzu w'inyubako ugatangwa, n'ayakorana agatangwa, n'inifomu zikagurwa, nta kazi tugira. Nimuhereze Imana, nimugire gutya, zamura amaboko yawe, gira gutya, gira gutya, 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 gira gutya, tinzayo, gira gutya, gira gutya. Depa amasengesho, depa amasengesho, depa amasengesho arabikika. Abari ugufashwa, haleluya. Abari ugufashwa, haleluya. Umva ijambo ryanejeje. Baraterana birwa naho. Hari abagabo barwanyaga abayuda, bahaga Hamani ibitekerezo ukuntu bazica abayuda nabi. Bibiri ivuga ko ari abagabo 500. Bose barabafata babashyira kuri cya giti. Umva, none ijambo ryantangaje ryavuze ngo abanzi b'abayuda. Abanzi biki? Kwanyihoresha. Abanzi biki? Bihindura abayu. Niko handitse, ntabwo ari commentaire. Babonye bikomeye, babonye biteye ubwoba, bihindura abayu, bigira abakirisi, bigira abanyamasenge, biga guse kubera ibyago byabageze, bakeneye Imana ibibazo byabageze.